Karibu kuri Senga Ubohoke, turakuramukije aho uherereye hose. Ubuntu bw'Imana bubane nawe, uri hano mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, uri hirya no hino, Aziya, Burayi, Amerika, aho waba uri hose. Imana iguhe umugisha, tuguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ijambo tugiye kuvuganaho ni ijambo rivuga ngo Uwiteka kwimane mu maboko y'abagome. Imana ikwimane mu biganza by'abantu babi. Imana ikwimane mu maboko kwa Satani. Ijambo rivuga Imana ikwimane muri make. Topic y'ijambo ni Imana ikwimane, yimana ubuzima bwawe, yimana imibereho yawe. Tugiye kureba ukuntu Satani ashobora kugusaba, muroza akagusaba, hanyuma yamara gusaba ubuzima bwawe ugashyirwa mu maboko y'uwo muntu. Ijambo rero nubwo tugeze kubivugaho, ariko ndumva umwuka mpata kugira ngo tongere tubiganireho. Imana ikwimane wowe wari warasabwe, wowe Satani ari gusaba, w'abarozi bari gusaba, abakujyana ku bapfumu kugusabayo ngo baguteze ibyago, baguteze amakuba, uwagusabye kugira ngo aguteze indwara, uwagusabye kugira ngo aguteze inyatsi, uwagusabye kugira ngo aguteze ubukene, uwagusabye kugira ngo aguteze paralisi, uwagusabye kugira ngo aguteze amarira, guteze gupfusha cyangwa upfe, ndagusengera kugira ngo Imana ikwimane mu izina rya Yesu. Tugiye kwiga rero iryo jambo ry'Imana, turebe ukuntu habaho gusabwa mu mwuka, umuntu bakamusaba. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma Luka igice cya 22 umurongo wa 31. Luka igice cya 12 umurongo wa 31. Luka igice cya 12, Luka igice cya 22, pardon. Luka igice cya 22 umurongo waho wa 31. Ariko mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, reka dusenge. Mana, turakuraritse muri iri jambo ryawe. Uwiteka ngwino uvugane natwe mu ijambo ryawe. Ngwino uvugane n'abantu baje kuri Senga Ubohoke mu ijambo ryawe. Ngwino uhugure abaje kuri Senga Ubohoke, ubigishe, uhishure byinshi batari bazi, kandi uhumure benshi babashe kubona imbere habo, babashe kubona ibibagose mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nyuma yo kubona ibahagotse, ubashe kubahagurutsa mu mutima wo gusenga, mutima wo gushaka mu maso yawe kugira ngo bakize mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye icyubahiro cyawe kururuka hondi naho nicaye hano kuri iki gicaniro. Mpamagaye icyubahiro cyawe n'igitinyiro cyawe kunyambara. Mpamagaye ubwenge bwawe kunyururukamo, imbaraga n'amavuta kunyururukamo, bisesengura kandi bisobanura neza iri jambo. Mpamagaye Mwana, umwuka wa n'icyubahiro cyawe n'igitinyiro kuri uyu muntu wese uri kunyumva, kugira ngo icyubahiro cyawe kimwambara, abadayimoni batamubuza kumvira ijambo, batamubuza kurisobanukirwa, batamubuza kuryakira, badatuma adahumuka. Uyu muntu ahumuke biciye mu ijambo ryawe n'uburyo ugiye kutunyuzamo, ni mu izina rya Yesu umba amazina yose, amen. Luka 22 umurongo waho wa 31. Reka dusome mu izina rya Yesu. Handitswe ngo, kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Ariko wowe ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze abandi, ukomeze bagenzi bawe. Urumva iri jambo ni Yesu Kristo arimo aravugana n'uwitwa Simoni Petero. Aramubwira ngo, Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Kumbe Satani abasha kugusaba. Muri uko kugusaba, intego ye akaba agamije kukuburabuza, kukubuza umutekano. Umvira ijambo Yesu avuga ngo kugira ngo abagosore nk'amasaka. Ese urabona amasaka yari kugosorwa? Tekereza neza, utinde ku ijambo ryitwa kugosora. Amasaka iyo bashyize ku ntara, barimo barayagosora, baba bayaterera hejuru kugira ngo ibitaka biyavemo. Noneho uko ugenda uyaterera amanuka agwa
agwa kuri cya kindi bagosoza ababa mu cyaro cyangwa babaye mu cyaro. Ibyo murabyumva cyane. Ku ntara amasaka umuntu ayashyira ku ntara akazajya yaterera hejuru ahuhamo kugira ngo umwanda uvemo. Noneho iri jambo ryavuze ngo dore Satani yagusabye Simoni kugira ngo akugosore. Ntabwo rero muri uko kugosora nubaho ni ukukubuza umutekano, ni ukukubuza amahoro, ni ukukuburabuza. Satani ashobora kugusaba kugira ngo akugerageze muri ako kazi, akugosore, akubuze umutekano mu kazi kawe, akubuze umutekano mu rugo. Ndagusengera niba urugo rwawe Satani yararusabye kugira ngo arugosore, aka kanya ruvemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera ngo urugo rwawe Satani ruvemo niba yararusabye kugira ngo arugosore. Ndagusengera kugira ngo akazi kawe niba Satani yarakagusabiyemo kugira ngo akakugosoreremo. Birashoboka muri ako kazi kawe warasabwe na Satani, ariyo mpamvu ubona bagurwanya, ariyo mpamvu ubona baguhagurukira, ariyo mpamvu ubona ukora neza ariko n'ibyo ukoze ntibyemerwe, warasabwe. Ndagusengeye kugira ngo Satani arekure kuva mu izina rya Yesu. Satani ashobora gusaba umubiri wawe akawugabaho ibitero, indwara zikazajya zihora zisimburana. Ndagusengera kugira ngo umubiri wawe mu izina rya Yesu Satani wawusabye awurekure. Imana ikwimane mu maboko ya Satani, Imana ikwimane mu maboko y'abadayimoni, Imana ikwimane mu bagusabye. Yesu ati Simoni Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Umuntu wari urimo uragosorwa nk'amasaka, imbaraga z'Imana zimuhagararire, zimurwanirire mu izina rya Yesu. Wagosorwaga n'amasaka mu myigire yawe, wagosorwaga n'amasaka muri business yawe. Ndahagarika uko kugosorwa kwa General Yesu, mpagaritse uko kugosorwa. Senga Imana kugira ngo yahagarike kugosorwa kwawe. Yego, Imana ihagarike uko kugosorwa mu izina rya Yesu. Hano Yesu avugana na Simoni avuga ngo ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Urimo aragosorwa, kwizera kwiwe guhora kwinyuranamo. Kwizera kwiwe usanga ari ntako. Kwizera kwiwe usanga kuyumbayumba, usanga kuba kudahagarara. Umva impamvu uhora ushidikanya, umva impamvu uhora wihebye, umva impamvu uhorana amaganya, umva impamvu uhora wakumva usiragira hirya no hino ushakisha abahanuzi ngo baguhanurire. Ni ukubera ko kwizera kwawe kumeze gute? Kudakomeye. Umva impamvu wacitse intege zo gusenga, umva impamvu utagisenga, umva impamvu wacitse ku bakozi b'Imana batandukanye. Nuko wagosowe kandi kwizera kwawe kukaba kwaracogoye. Ariko ndagusengera ngo noneho udacogora, kwizera kwawe reka kongere gukomera mu izina rya Yesu. Imbaraga zacaga intege kwizera kwawe zitsindwe. Ndagusengera kugira ngo Imana Data igusubizemo kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma wowe wagosorwaga nk'amasaka, Uwiteka yongere agukomeze mu izina rya Yesu. Ndagusengera ngo Uwiteka gukomeze. Hano Yesu yabwiye Simoni ngo nakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Ukeneye kwizera kudacogora, ukeneye kwizera kudacika intege. Ariko kandi ngaruka ku ijambo rivuga ngo Uwiteka kwimane nanone. Uwiteka kwimane mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikwimane mu maboko y'abagome, Imana ikwimane mu maboko y'abakonikoni, Imana ikwimane mu maboko y'abo bapfumu, Imana ikwimane mu maboko y'abanyamashyari, Imana ikwimane mu maboko y'indyarya. Uwiteka kwimane mu bagusabaga mu izina rya Yesu. Yimana akazi kawe, Mana yimana akazi kawe kasabwe, Mana yimana umubiri wawe wasabwe, Mana yimane business yawe Satani ashaka gusenya, Imana yimane ubucuruzi bwawe, Imana yimane imitungo yawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana yimane intebe yawe. Ndagusengera ngo Imana yimane intebe yawe. Umwanya wawe hari abawusabye, ariko ndagusengera ngo Imana yimane umwanya wawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari abasabye iyo office ukoreramo, bayishaka hasi no hejuru,
bajya ku bapfumu bakajya kuraguza kugira ngo barebe uko bakwirukanisha kugira ngo uwo mwanya bawufate. Ndagusengera ngo umwanya wawe Imana wimane mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndagusengera kugira ngo umubiri wawe Imana wimane, iwuvane mu maboko y'abadayimoni, iwuvane mu maboko y'imbaraga z'umwanzi, iwuvane mu maboko y'imbaraga z'abawushaka mu izina rya Yesu Kristo. Reka twongere dusome hano ijambo ry'Imana tubona mu Bakorinto ba mbere igice cya 5. Abakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 5. Abakorinto ba mbere igice cya 5 n'umurongo waho wa 5. Imana ikwimane muri Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Imana kwimane muri abo bagusabaga bashaka kugirira nabi. Kwimane kabisa mu izina rya Yesu. Zamurira Imana icyubahiro ko Imana ikwimanye. Ndumva hari abantu Imana yimanye kano kanya. Abakorinto ba mbere igice cya 5. Abakorinto ba mbere igice cya 5. Ndumva hari abantu Imana yimanye bari kuri Sengubohoke ngo kugira ngo reka dusome aya magambo ngo kandi ubwo nari nteraniye hamwe namwe. Abakorinto ba mbere igice cya 5 kuva ku murongo wa 4 ngo kandi ubwo nari nteraniye hamwe namwe mu mutima wanjye dufite ububasha bw'umwami wacu Yesu Kristo nahawe gutware nawe. Murongo wa 5 ngo kugira ngo umuntu muhe Satani umubiri we urimbuke, umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'umwami. Urumva iri jambo riratubwiye ngo kugira ngo umuntu muhe Satani umubiri we urimbuke. Kumbe umuntu ashobora kugutanga kwa Satani. Uyu ni Paulo ari kuvuga ibi bintu. Umuntu iki cyanditse kiratwigisha ko hari uwundi muntu ushobora kugufata akagutanga kwa Satani. Abagutanze kwa Satani batsindwe. None hano Paulo akavuga ngo umubiri we muhe Satani. Kumbe umubiri wawe ushobora guhabwa abadayimoni. Umubiri wawe ushobora guhabwa imbaraga zikuzimu. Umubiri wawe ushobora guhabwa abadayimoni. Dayimoni bakawinjiramo bakawutoteza bakabuza amahoro. Yes, nkuko iki cyanditse kivuze ngo kugira ngo umuntu muhe Satani umubiri urimbuke. Kumbe umubiri ushobora gutangwa mu maboko y'abadayimoni bakawugirira nabi bakawurimbura. Bakawugabaho ibitero bakaza bakawesitaramo indwara z'ubwoko bwose. Kuko umubiri wawe uba warahawe Satani. Ukeneye isengesho ryambura Satani umubiri wawe, urarisanga ku isengesho ribohora official. Turahita twashyiraho isengesho ryambura Satani ibyawe byose afite. Zina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uyu munsi rero sobanukirwa ugenzura ubuzima bwawe. Ese ntiwasanga hari ubuzima bwawe bwatanzwe kwa Satani? Ese uwo mubiri impamvu y'uko kurwara kwawe si wasanga ari umubiri wawe waba waratanzwe kwa Satani? Impamvu y'ibyo bintu bigenda biferinga byanga watanzwe kwa Satani. Business yawe iri mu maboko ya Satani, niyo mpamvu ubona itavaho iri. Ndagusengera kugira ngo business yawe ive mu maboko ya Satani. Iyo fiancé yawe yashyizwe mu maboko ya Satani. Urwo rugo rwawe rwashyizwe mu maboko ya Satani, niyo mpamvu ruhoramo intonganya. Niyo mpamvu nta mutekano, niyo mpamvu nta mahoro, niyo mpamvu nta guhuza, niyo mpamvu nta kumvikana. Urwo rugo rwatanzwe mu maboko ya Satani. Nawe wa mukobwa uri kunyumva, mpamvu utarambagizwa watanzwe kwa Satani. Satani afatira mariage yawe. Ndagusengera kugira ngo urugo rwawe rukurwe mu maboko ya Satani. Fiancé yawe ikurwe mu maboko ya Satani. Business yawe ikurwe mu maboko ya Satani. Icyo ukora cyose gikurwe mu maboko ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Urubyaro rwawe rukurwe mu maboko ya Satani. Turabibonye ijambo rivuze ngo kugira ngo umuntu muhe Satani umubiri urimbuke, ariko umwuka ubone kuzazukira ku munsi w'umwami. Bishatse kuvuga ngo uyu muntu mu bugingo abe muzima azazuka abona umwami, ariko mu mubiri ababazwe. Niba umubiri ushyizwe mu maboko ya Satani, nuba umubiri w'uyu muntu uzahora mu bibazo. Ntuzigera utekana kuko washyizwe mu maboko ya Satani. Kandi twese turazi ngo Satani akazi kiwe no kwica no kwiba no kurimbura. None rero igihe umubiri w'umuntu ushyizwe mu maboko ya Satani, icyo ukorera ni ukuwiba amahoro, ni ukwiba imikorere mizima, ni ukuca intege no kuwucogoza, ni ukuwonkamwa amaraso, akawonkamwa amaraso, ni ukuwuteza indwara za hato na hato zidakira. Kuko umubiri washyizwe mu maboko y'umwuka wa Satani wica ukibuka rimbura.
Imana igukure mu maboko ya Satani mu izina rya Yesu. Icyawe cyose uri kubona kiri mu biganza by'abadayimoni, ndatura ngo kive mu biganza by'abadayimoni. Nyuma yo kumvira ijambo nyine no gukanda subscribe uri muranyumva, uhite ujya ku isengesho ribohora official, dusengane nawe kugira ngo ibyawe byose biri mu maboko ya Satani bive mu maboko ye mu izina rya Yesu. Reka dukomeze rero dusome. Dukomeje tugasoma umurongo turimo turasema ngo umwuka ubone kuzazuka ku munsi w'umwami Yesu. Uyu ni umuntu ushobora kubabazwa mu buryo bw'umubiri, ibibazo bikaba ibibazo ku mubiri we ntibicike, intambara zikaba nyinshi mu buryo bw'umubiri, ariko ngo mu buryo bw'umwuka akaba yazazukira ubugingo. Tugomba kwanga tukavuga ngo no, n'imibabaro y'ibitero biva ku badayimoni n'abarozi iracika, irahagarara mu izina rya Yesu. N'uburetwa Satani yashyize ku mubiri urahagarara mu izina rya Yesu. Ubwo buretwa bugomba kukuvaho nabwo bwose, maze ukaba hano mu isi uri mu mudendezo wa Kristo. Nyuma y'umudendezo we ukabona ubugingo. Reka tongere dusome undi murongo. Timoteyo wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 20. Timoteyo wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa kangahe? Wa 20. Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 20 handitswe ngo muri bo ni Homoniyo na Elegizanderi abo nahaye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka Imana. Uyu ni Paulo arimo aratwigisha ko hari abantu yahaye Satani, ariko abo bantu yahaye Satani batangira batubwira ngo n'uwitwa Homoniyo na Elegizanderi. Noneho akatubwira ngo nabahaye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka Imana. Aba bantu bitewe nuko bitwaraga imbere y'Imana, Paulo yageze aho ngaho abashyira mu maboko ya Satani, ariko target byari kugira ngo abazajya babareberaho batinye gutuka Imana. Umva shuti mukurwa muri Kristo Yesu, uko umuntu atangwa agashyirwa mu biganza by'umurimbuzi. Ibaba we biteye ubwoba. Imbaraga z'Imana zigukure mu maboko y'umurimbuzi. Ikiganza cy'Isumba byose kigukure mu maboko y'umurimbuzi. Birashoboka ukaboneza amatwi, ukaba urimo uranyumva, waramaze kwisanga mu biganza bya Satani. Uyu munsi Uwiteka gukure mu biganza bya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi imbaraga z'Imana zivana umubiri wawe mu biganza bya Satani. Imbaraga z'Imana zivana ubuzima bwawe mu biganza by'abadayimoni. Imbaraga z'Imana zivana imikorere yawe mu biganza bya Satani. Imbaraga z'Imana zivane impano yawe mu biganza by'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Jambo ratubwiye ngo muri bo harimo Homoniyo na Elegizanderi abo nahaye Satani. Iki birakwigisha ko ushobora kuba uri hano mu isi, ariko mu buryo bw'umwuka uri mu maboko ya Satani. Mu buryo bw'umwuka Satani afite access. Mu buryo bw'umwuka mbaraga zikuzimu zikugenza. Ndagusengera rero kugira ngo izo mbaraga zikuzimu za Satani zikugenza zigenza, umuriro w'Imana zitwike. Fire kwa jina la Yesu. Fire mu izina rya Yesu Kristo. Imana igutabare kandi kurengere. Imana ikugirire neza. Witeka kwimane mu izina rya Yesu. Isumba byose kwimane mu maboko y'abadayimoni. Imana ikwimane mu izina rya Yesu Kristo. Imana igukure mu biganza bya Sekibi. Imana igukure mu maboko y'abakwanga, kandi Imana igukure mu maboko y'abagutanga. Hari igihe umuntu nanone usanga ari mu maboko y'umuntu wari wese Isaya yamutanga kwa Satani. Umuntu wari uri mu biganza by'uri mu maboko yiwe wagutanga, kuko tubonye ko hano umuntu atanga undi kwa Satani. Noneho rero ushobora kwisanga uri mu maboko y'umuntu utazi ko abantu kwa, utazi ko araguza, utazi ko akora ibikorwa bya Satani,
muri cya gihe ari mu bikorwa byo kuraguza cyangwa guterekera akagutanga. Ndasengera buri muntu wese wisanze mu maboko wamutanze mu badayimoni, wamutanze mu bazimu, wamutanze mu myuka y'abakurambere, avimwe kwa jina la Yesu. Wantanze wese atsindwe kwa jina la Yesu. Ngewe ndi uw'Imana uhoraho, sintangwa, nacungujwe amaraso ya Yesu Kristo, maraso y'igiciro, maraso avuga ibyiza. Repete sekiria holia. Sindiwo gutangwa mu bazimu, sindiwo gutangwa kwa Satani, sindiwo gutangwa ku bicaniro by'ikuzimu. Uyu munsi Mwami ndagushimira ko ari kikoze ku buzima bwanjye, kandi ndagushimira ko ari kikoze ku buzima bw'umuntu. Imana yanjye ihabwa icyubahiro, Imana yanjye ihabwa amashimwe. Zamurira Imana yawe icyubahiro. Imana ikuvanye mu maboko yabendaga kugutanga, Imana ikuvanye mu biganza by'abashakaga kukumurika, Imana ikuvanye mu biganza by'abashakaga kukutanga ibitambo ngo bagutange kwa Satani babone inyungu. Yego bijye bibaho ko umuntu ashobora gutanga undi kubw'inyungu ze bwite. Tugiye kureba icyanitswe, tugiye kureba kiboneka mu bami ndumva ari abami ba mbere niba atari aba kabiri, aho tubona reka tugisakishe turebe bami ba kabiri, reka tugisakishe turebe icyo cyanditswe, turebe ukuntu umuntu ashobora gutanga undi kugira ngo we abone amahoro. Birashoboka ukaba hari uwagutanze kugira ngo watere imbere, birashoboka akaba hari uwagutanze kugira ngo we abone ibyo yifuza. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, Imana igutabare, Imana ikurengere mu izina rya Yesu. Abo bagutanze, marayika w'Iteka abagenzi, marayika w'Iteka abirukane, marayika w'Iteka abagenzi abagutanze batsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Turi mu gitabo cy'abami ba mbere, yako ba kabiri, abami ba kabiri, abami ba kabiri igice cyaho cya gatatu, abami ba kabiri igice cyaho cya gatatu, abami ba kabiri igice cyaho cya gatatu. Reka dusome abami ba kabiri igice cyaho cya gatatu kuva ku murongo wa 26. Handitse ngo maze umwami w'Imowabu abonye ko urugamba rumugasiye, ajyana abagabo 700 bitwaje intwaro kugira ngo babatwaze bagere ku mwami wa Edomu, ariko ntibabishobora. Bibananiye niko kwenda umwana w'imfura umuragwa uzima ingoma, amutanga igitambo cyoswa hejuru y'inkike z'amabuye. Bituma Abamowabu barakarira Abisiraheli cyane. Abisiraheli baherako baramureka basubira iwabo. Hano tubonye umwami urugamba rumubanye ingutu, urugamba rumubanye imberenge, urugamba rwashyushye. Ararwana, ariko arimo ararwana n'Abisiraheli, ariko Abisiraheli barimo baramukubita. Noneho kuko yabonaga urugamba rwari rumurembeje, kandi we akaba yarizereraga mu mbaraga z'ibigirwamana bye. Uyu mwami w'Imowabu yizereraga mu bigirwamana bye. Ngo noneho abonye urugamba rumugasiye, urugamba rumubanya akambelenge, urugamba rumukomereye, abona yuko agiye gutsindwa saha. Ijambo riravuze ngo yahise afata umwana we w'imfura wari kuzamusimbura ku bwana, ngo amutangaho igitambo. Kumbe hari abantu batangwa ibitambo batabizi. Birashoboka unyumva waratanzwe igitambo cyo kugira ngo ukene, abandi bacirire mu bukene bwawe. Birashoboka waratanzwe igitambo cyo kugira ngo uhorane indwara, bandi babonere amagara meza mu ndwara zawe. Birashoboka waratanzwe igitambo cyo kudashaka kugira ngo kudashaka kwawe abandi babiboneremo amaciriro. Birashoboka waratanzwe igitambo cy'ikintu runaka, ariko wabaragutanze wese, ndatura ngo inkuba y'Uwiteka umwanure, ndatura ngo marayika w'Uwiteka mugenze, ndatura ngo marayika w'Uwiteka mwirukane. Izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, fire kwa jina la Yesu, izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndakwaturaho ubutabazi, ndakwaturaho kwimanwa n'ijuru.
ijuru rikwimane mu izina rya Yesu. Ijuru rikwimane kuwagusaba, kandi ijuru rikwimane kuwagutanga. Ijuru rikuvane mu maboko y'abagutanga, ijuru rikuvane mu maboko y'abagusaba. Ni abantu babiri, harimo gutangwaho igitambo, harimo no gusabwaho kugira ngo uhabwe igitambo. Muri ibyo byose rero, Imana ikurinde kuba igitambo cy'abagusaba, kandi Imana ikurinde kuba igitambo cy'abashaka kugutanga. Hano icyo tubonye muri ibi byanditse, tubonye ibintu bibiri. Tubonye ko umuntu ashobora gufata undi akamutanga kwa Satani, ariko tubona nanone yuko Satani nawe ashobora kugusaba. Icyo ni icya kabiri. Ikindi cya gatatu, tubonye yuko cya mbere Satani ashobora kugusaba, nkuko tubonye Yesu yabwiye Simoni ati Petero, dore Satani yabasabye ngo abagosore, ariko nagusengeye kugira ngo ukomere, numara gukomera ukomeza abandi. Ni Satani wari wasabye abigishwa ngo bagosore. Ariko kandi nanone tubonye yuko umuntu ashobora kugira gute, kugutanga kwa Satani, ukaba igitambo cy'uwagutanze bitewe n'ibyo ashaka. Nkuko ijambo ryavuze ngo uwo muntu mumuhe Satani, umubiri we muwuhe Satani. Bivuga ngo rero umuntu ashobora kugutanga kwa Satani. Dusoza rero, ndeza nashidikanya ko iki cyigisho ni kigufa, ariko hari icyo usobanukiwe, hari icyo usobanukiwe mu izina rya Yesu. Hari icyo wumvise yuko ushobora gusabwa, Satani ubwo akagusaba, ariko kandi n'umuntu yagusaba. Kabiri, umuntu yagutanga cyangwa nawe ukitanga. Ndagusengera rero kugira ngo muri ibyo byose, aho ubuzima bwawe bwaba bwarahindutse igitambo cy'abandi, bugaruke mu izina rya Yesu, buzurwe n'imbaraga z'Imana, buzirwe n'Umwami Yesu Kristo, buzirwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ndagusengera kugira ngo ubuzima bwawe buzurwe katika jina la Yesu. Imana ikuzurire ubuzima, Imana ikuzurire kubaho, Imana ikuzurire ibyawe byose biri mu maboko y'abadayimoni, Imana igarure ibyawe byamizwe bunguri n'imbaraga z'ikuzimu. Imana iguhe umugisha. Reka dusoreza ngaha. Nakagaruka ku isengesho, nakagaruka kuri senga ubuhoke mu ijambo ry'Imana. Ariko kanda subscribe cyangwa sabone wowe waruje hano, ndetse ujye ku isengesho ribohora, utangire usengane natwe kubwira isengesho ryo kwiyama abadayimoni n'imbaraga z'umwanzi, zo gusaba kugira ngo Imana ikwimane, kwimanwa, ijuru rikwimane mu izina rya Yesu. Uwiteka kwimane. Jya muri iryo jambo, jya rero ku isengesho ribohora official, urahasanga isengesho nyine ryambura Satani ibyawe byose. Isengesho ryambura Satani ibyo byose, yaba ari byo yihaye ubwe, yaba ari byo yahawe. Urahasanga isengesho ribimwambura. Imana ikugire neza, Imana iguhe umugisha, Imana ikwagurira imbago, Imana ihindura amateka yawe. Wewe wakoze subscribe, wewe wakoze sabone, wowe Uwiteka kwagurira imbago, Uwiteka guhindura ubuzima mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Naho ku isengesho ribohora official uhita ujyayo, naho hanyuma utangire gusengana natwe. Imana ibagirire neza.